Hey guys, welcome and welcome back to Mugabo TV show. Nk'ibisanzwe nagarutse ndi Yvonne Mugabo, banje kugusuhuza aho uherereye hose ukaba ufunguye iki kiganiro. Niba ari cyambere urebye usubire inyuma, hari ibiganiro byinshi nakoze bijya gusa nkacyo, cyangwa se hari n'ibindi nakoze bivuga ku bwoko bw'ibindi, ariko intumbero n'ubundi ari iyo kumenyesha abantu life in USA cyangwa se ubuzima muri USA cyangwa se ubuzima muri Amerika. So niba ari ubwa mbere subira inyuma urebe, urakoze cyane. So guys, rero ikintu kinzanye hano uyu munsi, hari abantu bagiye babona ano masinye ku muhanda cyangwa se zino sign ku muhanda hafi ya highway, hafi y'amatara, aho imihanda ihuriye, munsi y'umuhanda, haruguru y'umuhanda, ku ipoto. Ntibamenye icyo bisobanuye. Ushobora kuba warabibonye hano USA, kuko utari USA ntabwo ndi neza ko wapfa kubibona. So uyu munsi ndaza kubwira abari USA mbwiye n'abari hanze ya USA. Ibi bintu rero ikintu bisobanuye, abenshi hari abantu babibona bakagira ngo ni decoration, kubera ko turabizi abantu muri USA bakunda kudekora. Uje usanga barateye ibiti byinshi n'indabyo ahantu henshi hagiye hahurira imihanda hagati y'umuhanda n'undi, ariko hari abantu benshi badasobanukiwe nyine bibaza ko ari zo decoration, ariko mu by'ukuri ntabwo ari decoration. Ubirebye neza haba hariho n'amazina, hariho n'udupopi, sometime habaganahindura n'indabyo ugasanga niba umusozi ari umutuku, mu minsi zaza ziri umuhondo cyangwa irindi bara, ugasanga niba wenda tugiye kwizihiza umunsi mukuru runaka ugasanga babihinduye bitewe n'igihe kigezweho, mu buryo bwo gufatanya n'uwo muntu kugira mbese mu buryo bwo guhindura nyine ngo season zigende zimeze uko zikurikirana naho bahahindure. So ubwo rero abantu benshi nkuko nakomeje kubivuga ntago babizi, bazi ko ari decoration, ariko ntabwo ari decoration, ahubwo ni amasinye y'ahantu hagiye hapfira abantu bakoze impanuka, cyangwa se ahantu hagiye hicirwa abantu. Tuvuge wenda baharasiye nk'umuntu akahapfira, noneho ya famiye ye iraza ikahasiga sinye. Nk'ubu ngubu hano kubona ko handitse ngo Tiff's Light. Ubwo no muntu wapfiriye twa niba ari Tiff, niba ari Tiff's Light, mbese ni ukuvuga ngo uburenganzira cyangwa se cyangwa urumuri rwa Tiff, simbizi. Hano urabona ko ni hagati y'imihanda ibiri, ni ku ipoto ry'itara rya feruje, ariko ukabona nyine birahari. Abenshi ntabwo bazi icyo bisobanuye, bashobora kuba bazi ngo ni decoration, bashobora kuba bazi ngo ni leta ibikora. No, famiye y'umuntu, iyo umuntu yahapfiriye niyo ifata umwanya ikaza igashiraho ibi bintu uri kubona, barabihinduranya nkuko nari mbivuze hejuru, barabihinduranya. Iyo wenda ari Christmas, iyo ari Halloween, iyo ari New Year's, iyo wenda yari umusirikare wahapfiriye bakaba ari nko kuri wenda Veterans Day, ibintu nk'ibyo barabihinduranya. Rero abantu benshi ntago tubizi, ntago cyane cyane abantu twavuye hanze y'iki gihugu ntago tubizi, ntago tubisobanukiwe. Turabibona kenshi, nkawe ukakanye niba utari ubizi ariko ukaba ubona ino video, ushobora guhita wibuka ahantu wabibonye ariko ntubyiteho. Abantu benshi barabibona ariko ntago babyitagaho, bari bazi ko it's just decoration cyangwa se ntibindeba, ariko mu by'ukuri ino ni sign igaragaza ahantu habereye impanuka, n'indi mpanuka iyo ari yo yose, ariko cyane cyane impanuka yo kuraswa no kugira na accident y'imodoka cyane cyane, kuko uzasanga ari kenshi Amerika. Mperutse kumva kuri Kiss FM yo muri Amerika hano DFW bari kuvuga ngo mu saha imwe muri Texas hashobora kuba habonetsemo accident zitari munsi, mbese hari buri munota bari accident, kuko mu isaha igizwe n'iminota 60 hashobora kuba hatarimo accident ziri munsi ya 59. Byakabije
iyo zagiye handa ngo bari nka 49. urumva rero Dallas cyangwa se Amerika yose abantu bapfa every second. Ntabwo accident zose ariko zitwara abantu, ntabwo accident zose mvuze ariko zica abantu, ahubwo mbese accident everywhere accident. Niyo wabuze gutwara ntabwo ubura umuntu uhura nawe wahubutse agahita guha, kandi urumva nyine iba yanabaye. So rero hari abantu nyine babona ababo baragize ikibazo nk'iki bakanga kubyibagirwa nubwo bamushingura. Ikindi ngiye kubwira abantu, ntabwo hano ariho bashyinguye, mutaza kuhabona no musaraba ngo muhabone indabo n'iki ngo mugire ngo niho bamushingura. No, ni memory, ni ukubika, simbizi no babyita mu Kinyarwanda, ni ukubika ibihe mwagira cyangwa se no kwamwibukira. Ntabwo ariho aba yarashinguwe, baragenda akamushingura bashingura n'ubundi bisanzwe, ariko bagakomeza bakahibukira nyine bagakomeza bakabika mbese kano gace, aha hantu, iyi space ntibayibagirwe, kano aha hantu byabereye, ahantu byabereye ntibahakure mu mutwe, ntibahakure ku mutima. Abenshi niyo bagiye kumwibuka bajya kumwibuka aho ashinguwe, bakaza no kumwibukana hano. Abenshi barabikora, niyo mpamvu indabyo zihindurwa mbese buri gihe uko iminsi mikuru itandukanye, ari nako nabo bazihinduranye. So rero ku bantu batigeze babibona cyangwa se bari hanze y'iki gihugu bakeneye kumenya ubuzima bwo muri Amerika, iyi nayo ni ikindi kintu utaruzi. Ntabwo nibaza ko muri buri gihugu cyose ahantu habereye impanuka bahadekora. Rero niba utari ubizi, this is a USA, this is how ba celebrating abantu babo, ni gutya bahereza agaciro umubiri wabo cyangwa se umuntu wabo wapfuye. Rero baraza bakashiraho mbese nyine akenshi yari umwana mutoya, nyine biterwa n'uko umuntu angana. Iyo ari mukuru hari gusanga barashize nk'ibintu byinshi n'amafoto n'ibiki, nuko amafoto ya kenshi aragenda agatwarwa n'imiyaga n'ibiki. Iyo ari umwana mutoya hari gusanga barashizeho ipopi bye, ikigo yigagaho, ababyeyi bamubyara, aho yavukiye, icyo yazize, ibintu nk'ibyo. Nk'aha ngaha tugiye kugera ugiye kubona ko biri kugenda bitandukana bitewe n'abadekoye. Nk'aha ngaha urabona ko hariho n'ibintu by'ibibarundi, hariho indabyo z'ubwoko butandukanye, kandi nawe urabona ko ari munsi y'umuhanda. Niba muzi ibi bintu bimeze nk'ibibati biba biri munsi y'umuhanda, urabona ko hari utuntu, harimo ibintu by'ibibarone, harimo teddy bear ku ruhande y'umweru. Nyine hano bigaragare kuko biri kose umuntu wapfira ashobora kuba yarakira umwana mutoya. Birashika, umugani w'Abarundi birashika, biterwa n'uwapfuye uko ameze, cyangwa se bigaterwa na ba nyiri dekorasiyo uko babigenza. Ariko nyine ni gutyo biba bimeze muri USA. Ikindi kandi nk'uko nabivuze bigitangira, ntago hano ariho uwo muntu abashinguwe guys, ejo mutazambeshera, ntago hano ariho uwo muntu abashinguwe, siko navuze, ahubwo ni ahantu bamwibukira kubera ko bo ari iyo mico yabo, ariko babyizera, ariko babishaka.